filime nyarwanda noneho nibicika Kigali Youth Talent kuzana filime y'akataraboneka yitwa umukobwa w'umukire. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Kesi w'umukire ubana na mama we papa we aba muri Amerika mwohereza amafaranga menshi buri kwezi, none yisanze mu rukundo n'umusore w'umukene witwa Sam. Sibyo sinzakora iki basi uziyahuye koko nibyo ushaka. Kesi mba nkubwiye sibyo, nyeka nkubwiza ukuri pe. Kesi nta rwango ngufitiye sibyo, ndagukunda nk'umushuti wanjye kandi abizi ko nta mwanya njya mbura kuguhereza. Ku rundi ruhande Steve ni umwana wo mu bakire yigana na Kesi, arashaka yuko bakundana. Arashaje ntago binyoroheye, uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi, ariko nsanze umutima wa Samu yarawutwaye, nawe ubwawe ntago wazanyira kandi urabizi. Ese Steve aratsindira umutima wa Kesi ko Samu yawigaruriye? Samu agiye mu bibazo kubera ko akundana na Kesi. Ahubwo twaje diri nazana kugura n'akantu. Diro ziye zitarizo twavuga. Njyewe dore ikintu wamfasha. Samu urabizi ni inzanga, urumva? Kesi kajyanye Samu mu rugo, none mama wake bashaka gusambana nawe. Birahirirahe birahita bishira. Sibyo none se Kesi nganyira mubwire Oya ngwino tugende. mbanyina mubwire akantu Ngwino shanje kugusuka. akabu kamwe ngiye kukubwira. Kurikirana filime igusha kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions, ni comment ya mbere ukike ukore subscribe, ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze. Mazishino. Ejo gatazabana mwana bakankura amenyo sha, ko tuba duhirwa cyane. Sigaye mfite imbaraga kwisenyera. Sibitse sibitse sibuzara Wala mwe ngumutsa ambira umwana wanjye. kujubanza ariko nasubize yegira nta kibazo. Simbi rero ejo nabonye warakaye wowe n'umugore mwanishije, reka burya kurakana ntabwo ari umuti w'ikibazo sibyo, ahubwo umuti w'ikibazo ni ukwicaramo umuntu agatuza akumva icyo umuntu ari kubwirwa nyine kugira ngo akikurikize. Nyine mbwira. Hari umugabo wampamagaye agiye ku makazi, kumva ngezeyo nsigayo umwana wawe sibyo. uwo mugabo rero yitwa Rugema. Bakunzi b'inzira y'umusaraba ndabashuje murire hose, maje ko nakanga bita Isimba maje kumenya ukuri, ndetse Isimba maje kumenya yuko umuntu ufite umwana we ari Rugemwa. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Tumaje ko nako shitana bwe Isimba ati umuntu nahaye umwana wawe ni Rugemwa, niwe umufite mu mugabo bita Rugemwa. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Isimba agiye kuba yakwicwa. Tumaje ko nako umwana umuntu umufite ari Siribwe, biraza kuba byagenda gute? Nawe matwe nimeshi ndetse nawe uri kubazwa bigiye kuba byagenda gusugiye ko nakanga bita Isimba noneho agiye kuba yagira gutyo unakerekereza kwa
rugemwe. Ese none urugemwe bwaze kwegeza gute namara kubona yuko umwana batwaye mu gikapu ndetse wanabuze ari umwuzukuru biraza kuba byagenda gute? Ese none nyina ntambara we none ko intambara igiye kuba intambara naramukamenya yuko umwuzukuru we ari wabuze none bigiye kuba byagenda gute? Ndabiziko nafite amatsiko menshi ndetse nawe uri kuvuga ko bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba nakumara amatsiko kandi igiye kuba nakubwira bigiye kuba byakurikiraho byose. Nibugeze nga bwa mbere nta kindi kintu usabwa usibye gukanda kuri subscribe ubundi ukagera muri comment ukatubwira uko ubyumva kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda tuganira turebera uko ibintu bigiye kuba byagenda. Nta gitekerezo ufite cyangwa inyunganizi waduha ushobora kujya muri comment ubundi ugakubitamo emoji y'umutima kugira ngo twike ko nawe ukunda ino filme kandi wifuze ko isimbi yagaruka hanga kwa Rugemwa, cyane ko isimbi agarutse kwa Rugemwa yaba yegereye kubona umwana we, cyane ko ramutse agiye nko kwacyusa kubasura cyangwa agiye kuba yasura Sylvie ashobora kuba yagira gutyo ubundi akabona umwana we. Se none biraza kuba byagera gute nawe kamatsika ari menshi ndetse nawe uri kubazwa bigiye kuba byagenda gusugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryohanye. Mugiye kubana ushatse wanyita Tik Blaze ngo hayi kaze ni ryajwe abanini kakajwe je kubona kugira bigiye kuba byakurikira byose ndetse nkubwira n'agashya kabashije kuba kabadura ko umunsi wabaye muremure ubwo twakinaga ino film imvura yageze gutya katuvangira ubundi kagwa. Rero ndagira mbabwire ko episode y'ejo ya 5 ishobora kuzasohoka ibintu atari neza cyane ndetse amamaje no kumva ko sound zahise zitameze neza kubera ukuntu zagendaga zisamira kuko imvura yarabinyagiye ntabwo byari bimeze neza. Gusa ndagira mbizeze yuko turi kugerageza kubitunganya kugira ngo mujye mwumva amajwi ameze neza ndetse amajwi atari mu budwanga buramwumvishe. Se none bigiye kuba byagenda gute? Nanjye nje kuba nakubwira ukuri kose nje no kuba nakubwira ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda ndetse nje no kuba nakubwira ukuntu isimba agiye kuba yakora gashya ndetse isimba agiye kuba yatungurana hanga kwa Rugemwa. None ndabizwe ufite amatsiko menshi ndetse nawe uri kubazwa ibintu bigiye kuba byagenda gusugiye kubona ko none umuru ugiye kugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahindura isura. Niba nakuko nawe ufite amatsiko ndetse nawe ukabasigaye wibazwa ibintu bigiye kuba byagenda, nta kindi kintu ngusaba usibye gukanda subscribe ubundi ugatega amatwi ubundi ugatera agatebe ukicara ubundi nanjye nkakuvira umuzi nkakubwira ibigiye kuba byakurikira byose kugira ngo nawe ubashe kuba wasobanukirwa ndetse ubashe no kuba washira amatsiko, kuko narebye nsanga buri amatsiko ni mabi cyane. Amatsiko ashobora kuba yagira gutyo ubundi akaguhitana kuko ari umugabo nzi wishwe n'amatsiko, ubwo twe duturanye wishwe n'amatsiko kubera ko yari ategereje umukunzi yagira amatsiko birangira mwishe n'undi atabonye icyo yari ashaka kureba. Ndagira ngo nawe ngiye nkubwira ibigiye kuba byakurikiye byose kugira ngo amatsiko atazakwica ubundi bikarangira ni film utayishoje kuba wishwe n'amatsiko. Niyo mpamvu nanjye navuze ati kabafungurira agace no nkakire ku ruhande ubundi nawe ugize ukandi subscribe ubundi nanjye nkubwira ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda ndetse mashe no kuba nagerageza kukumara amatsiko. Nubwo amatsiko yawe yose ntayamara ariko hari ayo ngabanya kugira ngo wenda utanapfa ku buryo ayo matsiko wasigarana atakwicara amatsiko abari mu rugero ndetse natwe tugakomeza kugenda turyoherwa tureba ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda. Cyane ko film iri gukinwa mba mpibereye mba ndi kubireba ukuntu ibintu bimeze byose ku bantu mugenda mubwira ati ese kubera iki ibintu tubwiye tubibona, kubera iki ibintu tubwiye dukunda kubona bijemo bimeze bite. Ndagira nkubwire ko rero ahangaha muri kubona yuko ibintu bikomeje kuba byaryo, ibintu bikomeje kuba byahindura isura ndetse mukomeje kubona kino film yacu nayo bikomeje kuba yakurikiza ku musozo kandi ibyo mwifuzaga muri beshi, ibyo mwe mutegereje muri beshi mugiye gutangira kubona ndetse mugiye kubona ko na Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byagenda ndetse Rugemwa nawe agiye kuba yajyanwa muri gereza aho Rugemwa yahereye. Ibyo Rugemwa amaze igihe kirekire yikora gusa mugiye kubona ko na Rurangirwa nawe nta mikino ndetse Rurangirwa agiye kuza none nta abaga nta kinya kuba mwifuza muvuga ati Rurangirwa kutagira gutya ngo ubundi uze kuba wafata Rugemwa gusa mugiye kubona ko Rurangirwa we nawe agiye kuza nta mikino. Niba utari wagira ikintu wandika muri comment none ndagira ngo ugire ikintu wandika kuko iribagiza yamajije kubyara ndetse agiye no kuba yazana umwana. Ese Cyusa kana niwe kurera umwana wabandi ko Cyusa ari gufata uyu mwana nabi? Ese Cyusa yaba yamenye yuko uyu mwana ari uwe? Yaba yamenye yuko uyu mwana ari uwa Isimbi ko mukomeje kubona ko Cyusa abwiye Sylvie ndagusezeranya yuko uwo mwana ndi bwaze kuba namwica icyo cyane ndaza kuba nakica. Ese none bigiye kugenda gute ibintu Cyusa ari gukora nibiki? Rero nimba nawe utari wajya muri comment icyo chance kuvuga no kugira ngo nawe ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Cyusa nimba watewe agahinda na Cyusa, nimba ibintu Cyusa yakoze byakubabaje ndetse nimba ukomeje kubabazwa n'imyitwarire ya Cyusa, ndagira ngo ujye muri comment nyaboneka ugire ijambo rimwe ubwira Cyusa kugira ngo dukomeze kugenda tuganira ndetse dukomeze kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byakurikiraho byose. Nyaboneka kugira ngo dukomeze kugenda tuganira ndetse dukomeze kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byakurikiraho byose. Direct no film yacu ikomeje kugenda yerekera iryoshye cyane cyane yuko nababwiye ko season 5 igiye kuza ari umuriro ikomeje kuza ari uburyo ndetse mukomeje no kubona ko ibintu bikomeje kuba byajyo ndetse Isimbi nawe agiye kuba yagira gutya akagaruka iwawe. Ese none biraza kugenda gutenyera ntambara nawe mukamenye yuko umwana bajugunye, umwana bazanye Rugemwa akajya kumujugunya ahantu bakamenye yuko ari umwana wa Isimbi ndetse ari umwuzukuru wabo. Biraza kuba byagenda gute nubwo wenda nyira ntambara yigira ibi byose, nubwo wenda Rugemwa bigira ibi byose, nyira ngo abonye ko nubwo birukanye Isimbi nyira ngo abonye ko nyuma byarangiye bicuje ndetse bakanasubirana mugira ngo abonye ko nyira ntambara yabwiye Rugemwa ati wanyirukanye umwana ukabona ko basubiranye muri siko na kubugese biteza n'ikibazo. Hano ugiye kubona ko none hanga bitari Rugemwa nabigiye
bigiye kuba byamucanga kumenya yuko umwana bari bafite mu gikapu ari umwuzukuru we noneho bigiye kuba byagenda guteka ibintu bigiye kuba byahindura isa noneho ko ibintu bigiye kuba byaryoye ese noneho Isimba azamenya yuko umwana ari Silivu mufite Isimba azamenya yuko umwana ari kwa Cyusa ese noneho twamaje kubona ko Cyusa akomeje kuvuga ati ubwo gwana nzagwica Cyusa ari gukora ibiki Cyusa agiye kuba yakora iki Cyusa agiye kuba yakwica umwana we Cyusa agiye kuba yakwikora mu nda nawe amatsiko ni menshi ndetse nawe uri kubazwa ibintu bigiye kuba byagenda gusugiye kubona no kwina Cyusa nawe byari kwigira byose n'ubundi ribagiza nawe agiye kuba yamuhisomo ndetse ribagiza agiye kumubwira ko bitashoboka yuko bakundana gusa aramuhimbabazi gusa ntibazigire banakundana ndabizi ko nawe ari cyo kintu bifuza kuvuga ati Cyusa ntukwiye kuba wabana iribagiza Cyusa ntukwiye kuba wahabwa imbabazi kubera ko uri inyamaswa ngira ngo bwese mwagiye mu bintu yuko Cyusa koko ari inyamaswa mbi cyane Cyusa atagira impuhwe Cyusa nta mutima ngira mu nyikanga Sylvia mubwiye ati uko wabigenza ko icyo wakora cyose n'ubundi nzagumana umwana wanjye nta hantu uyu mwana azajya niba icyo upanga cyose ntuzashyiremo uyu mwana gusa ubonye ko Cyusa mubwiye ati ndagusezeranya yuko umwana ndigaze kuba nakishe ese none n'ibiki bigiye kuba byaba n'ibiki bigiye kuba byakurikira Cyusa agiye kuba yakurikira Cyusa kashobora kuba agiye kuba yakora amahano nawe amatsiko ni menshi gusa none ibintu bigiye kuba byaba ari uburyo none ibintu bigiye kuba byakomeza kugenda bigiye biryoshye cyane nkuko beshi mu kumaze igihe kirekire mu bitegereje ndetse nkuko beshi maze igihe kirekire mu byifuza cyane yuko mubonye kangaho bita Isimbi nawe nubwo yari afite agahena nubwo Isimbi bye byamutanze ari gutekereza ko shitani wenda umwana we yaba yagiye nko kumugurisha gusa mubonye ko shitani amubwiye ati umwana wawe ndibwaze ko kujyana ahantu ari gusa mugize mubona ko amubwiye ati umwana wa umuntu mufite ni Rugemwa umugabo bita Rugemwe ese none Isimbi ari bwaze kumenya yuko umugabo bita Rugemwe ari papa we ese none shitani nagira gutya akajyana Isimbi akabona yuko amujyanye iwabo biraza kuba bijyagenda guteka ibintu bigiye kuba bijyajyo mwemeje no kunaka kamarade ndetse n'ibirabo bakomeje gupanga uburyo bagomba kuba bashyira Rugemwa hasi ndetse bakomeje gupanga uburyo Rugemwa agomba kuba yagezwe imbere utabirundaganigo bya byose yakoze nyamwe bonye kwangaha ubwo bari bamaze gucikisha rusinyira ngo bonye kwangaha kamarade ndetse n'emire bice bakavuga ati ibintu turabirambi ibintu turabihaze agira ngo nyikuru no hanga kamarade ndetse n'emire bavuze ati ibintu nagasuzugura ibintu turabirambiwe ngira ngo bonye kwangaha wita Emire yavuze ati ngomba kuba nakwica umuntu ubwo batwaraga Aneta ngira ngo bonye ko Emire byamuteye turuma ndetse Emire bikamubabaza cyane ndetse Emire akaba yashatse no kuba yakora ibi bagashaka kuba yakwivugana umuntu gusa kamarade akamubwira ati wihubuka genda gakeya gusa mugiye kubona ko none bagiye kuba bakora gake cyane yuko na Arene bagiye kuba bamufata ubundi bakamushimuta ubundi no bakamukubita bakenda kuba bamwica cyane yuko hanga kamarade yavuze ati ibintu ndabirambe ndetse n'Emire akavuga ati ibintu turabirambe tugomba kuba twagiye icyo dukora gusa mugiye kubona ko none bagiye kuba bagira gutyo ubundi bagashimuta ari ubundi bakamuha isomo rikomeye cyane ndetse nawe urabyishimiye nawe urabishyigikiye no kujya muri comment ubundi ukagira ikintu uvuga ndetse ukagira ijambo ugira ubwira kamarade ndetse n'Emire kuko mwabonye kanga mama iribagiza nawe yamaje gukira ndetse mama iribagiza nawe akomeje kuvuga ati ibintu kamarade na Emire bari kunkura kuko nzabitura iki nzabaho iki nimara kugira mu mitungo yanjye kuko ko nzabitura bikomeye cyane nimara kubona ibyanjye ko nzabitura kuko ibintu bakomeje kugenda bankorera ngira ngo bonye kwanga mama iribagiza yarishimye ndetse mama iribagiza biye byamurenze ndetse benshi nenda bizi ko wishimye uvuga ati ubwo mama iribagiza kize ni byiza cyane yuko benshi mwavuga ati tushaka kugira ngo tubone mama iribagiza kize twifuze ko mama iribagiza akira buraburozi gusa kamarade na Emire nibo bagize gutyo ubundi bazana umuti baha mama iribagiza ubundi nabasha kuba yakongera gukira ndetse abasha no kuba yakongera kugira imbaraga rero niyo mpamvu babonye ko yishimye ndetse biye byamurenze cyane avuga ati ibintu bankoreye kuko nzabitura iki gusa ugiye kubona ko none bagiye kuba bakora gake ndetse bagiye kuba batungurana cyane yuko na Rugemwe nawe polisi igiye gutangira kumukoreraho iperereza ndetse Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byaragira ndetse ibyo yahishe imyaka myinshi bigiye gutangira kugaragara cyane yuko nyina ntambara mubwiye ati kuva igihe cyose twabaniye sinigeze nkumenya ubu ngubu ntangiye kubona Rugemwe mwanya wa amabanga yose ngufite kwera ibingibi nibyo uri kunkora utangiye kugurisha abana b'impinja cyane yuko nyina ntambara yese avuga ati ubwo ngubwo uyu mugabo muri gupanga kujya mugurisha abana b'impinja ubwo nawe usigaye gurisha abana b'impinja agusugiye kubona ko no hanga ibintu bigiye kuba byajya amaje no kuri kanga Fabiola yakomeje gukeka uno mugore yakikomeje kuvuga ati no mugore ntago ndamukemanga uyu mugore waje hanga yigize nkaje gukimura ibibazo ntago mbyizire yuko hari ikintu gituma zahanga ikintu kibyihisha inyuma ni igihe kinyamo gikomeze kubona ko yagiye bivuga ndetse abigiranya ntambara ndetse ngira ntambara yakomeje kunyara avuga ati kuko ibyo bintu wasanga ari ibyo bintu bwe byose nkomeza kugenda mbibona ese none bigiye kuba byagera gute ko araje akababwira yuko ibyo bari kwigira byose bagifitanye urugamba bagomba kuba bagwana none bigiye kuba byagera gute wabonye kanga bita Fabiola ubwo bwese bumwica ndetse Fabiola ubwo bwese mutawunda agahita haguruka akagenda abantu mushimishwa n'uko Fabiola agira u Rwanda bashushaho muri hose ndabagira mbabwire ko mbakunda cyane ndetse nanjye nkomeje kwishimira uburyo Fabiola agira mu bwo bundi akavuga ibintu byose ndetse agatanga amakuru yose ubundi mubona Fabiola agize gutya akajya mu rukiko bakamukanga yuko bagiye kumufunga imyaka myinshi umuntu atahita avuga ukuri kose akavuga ibintu byose Rugemwe yakoze ndetse akavuga buri kimwe cyose kubera ubwo yaba afite ngira mubona ukuntu yagize ubwo bimena ngira ngo benshi murabizi ubwo kamarade ndetse na Emire bagize gutyo ubundi
bakaza baje kubohoza Rusinyira. Mwabonye ukuntu Fabiola yavuze buri kimwe cyose azi ndetse akavuga ukuntu ibintu byose byagenze ngira mwarabibonye iyo Fabiola agize ubwo buryo ayagara mu byo byose murabizi, ndetse no mu gihe no kubona yuko hanga ibintu bigiye kuba byaryo cyane ko urugemwe nawe bimuhangayikishije kumva Kamarade Nemere batunze imbuna ndetse na Ari nawe bimuhangayikishije cyane yuko hanga Kamarade ndetse Nemere bakomeje kuvuga tugo byagenda kose tugomba kuba twagira icyo dukora kugira ngo tubashe kuba twashyira rugemwe hasi. Nawe ndamatsiko ni menshi ndetse nawe rikoze ukuntu bigiye kuba byagenda gusugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byajya mbere ko dukomeza nagira ngo manze muri agafilme keza cyane n'agafilme kari gucibina agafilme kagiye gakundwa na benshi ndetse ndabiziko nawe ari bwaze ko wakunda akagafilme ndagira ngo nawe manze aka gaciro ubundi uraza kumbwira ukuntu ibintu uri kubibona. Nyarwanda noneho nibicika Kigali Youth Talent kuzana filime y'akataraboneka yitwa Umukobwa w'umukire. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Kesi w'umukire ubana na mama we papa we aba muri Amerika amwohereza amafaranga menshi buri kwezi, none yisanze mu rukundo n'umusore w'umukene witwa Sam. sibyo sinzakora iki basi uziyahuye koko nibyo ushaka Kesi mba nkubwiye sibyo reka nkubwize ukuri pe Kesi nta rwango ngufitiye sibyo ndagukunda nk'umushuti wanjye kandi abizi ko nta mwanya njya mbura kuguhereza. Ku rundi ruhande Steve ni umwana wo mu bakire yigana na Kesi arashaka yuko bakundana. arashaje ntabwo binyoroheye uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi, ariko nsanze umutima wa Samu yarawutwaye, nawe ubwawe ntabwo wazankira kandi urabizi. Ese Steve aratsindira umutima wa Kesi ko Samu yawigaruriye? Samu agiye mu bibazo kubera ko akundana na Kesi. Ahubwo twajya diri nazana kugura n'akantu. Diro ziyesi arizo twavuga. Njyewe dore ikintu wamfasha. Samu urabizi ni inzanga. Urumva? Kesi kajyanye Samu mu rugo none mama we akaba ashaka gusambana nawe. Birahirira he? Birahita bishira. Sibyo? None se Kesi nganyine mubwire. Oya ngwino tugende. Nganyine mubwire akantu. Ngwino shangiye kugusuka. Akantu kamwe ngiye kukubwira. Kurikirana filime igusha kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions. Ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze. Umukobwa Ngayo nguko rero na agafilme keza cyane, na agafilme kagiye gakundwa na benshi, na agafilme kagiye gaciwe ndagira ngo nawe urakabonye yuko agafilme keza cyane, nangira ngo nawe urakabonye yuko agafilme akagiye gutangira guciwe. Niba nayo kuko teri wayibona nyarukiro bashe kwayirba dore ko episode ya mbere amaje kugera hanze. Ni filme nziza cyane, filme yagiye ikundwa benshi ndetse filme yagiye itungura benshi. Ndagira ngo nawe bashe kwanyarukira ubundi bashe kwakwihera ijisho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda turebera hamwe bigiye kuba byakurikira byose. Cyane yuko umuntu wakanye subscribe kuri nacu namubwiye yuko buri kimwe cyose kizima ibyiza byose birahanga filime ziryoshye uzajya uzisanga hanga ni baraka subscribe rero umenya yuko umuntu w'agaciro ndetse umuntu ukomeye cyane uzajya ubona ibintu biryoshye ndetse uzajya ubona ibintu bimeze neza cyane. Rero nyaboneka dukomeza twigana turebera mukunda ibintu bigiye kuba byagenda. Nkubwira ati niba turi wayikanda gerageza ukande ubundi ujye no muri comment ugira ikintu ubashe kuba watangaza cyangwa ugira igitekerezo utanga cyane yuko comment zanyu dukunda kuzisoma dukunda kuzibona ibyo muvuga byose tuba tubibona gatanu ku kandi. Rero hari ikitagenda neza cyangwa icyo wifuza ubona cyakongegwamo ushaka kujya muri comment ukatubwira uko ubyumva kugira ngo natwe dukomeze kugenda dutegura ibintu bimeze neza cyane. Cyari yuko babwiye ko kugira ngo dutegure ino filime bidusaba kuba twasomye comment zanyu tukareba ibyo mwifuza tukareba ibyifuzo byanyu kuko iyi filime tuyikina ku bwanyu tuyikina kubera mwebwe kubera ko muyikunda muvuga ati mukomeze mu ibice byose gusa mugiye no kubona ko ibyo mwifuzaga muri beshi mugiye kubona ko finale nayo igiye kuba yaza mugiye kubona ko season 5 igiye kuba ari uburyo. Cyari yuko babwiye ko season 5 rero mugiye kubona finale y'iyi filime ndetse mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryoha mugiye kubona kwanga ibintu bigiye gukomeza kugenda bigenda neza ndetse mugiye kubona kwanga na Fabiola nawe agiye kuba yahunga. Ese none Fabiola ari bwaze guhungire ko navuga ko ibyo ari kwikora byose ari yamubwiye ati niwe nzica nimba nzabura Anita niwe nzaheraho nica kuko niwe wanzanye wino niwo nkwiye muri UK unzana muri ibi byose. Rero nindamuka mbuze Anita niwe nzaheraho niwe nzamanza kubarura urutwe ngira ngo ngiye kwanga na Fabiola byamutebwa akavuga ati rero ugira nsigaye ngutinya kuko wavuze ko ari ngiye uzamaza kwica sinamenya ikikuzanye. Rero gusa mugiye kubona ko runanga ibintu bigiye kuba byaryo ndetse bishe mufite amatsiko mugiye kubona ko ibintu bigiye gukomeza kugenda bigira
bigera biryoshye cyane. Nyamuneka rero ku muntu wakanze subscribe mufite surprise, mufite akantu ngiye kuba nabaha video bimeze neza, ngiye kuba nabaha video witeguye amazi iminsi mbibabwira gusa mugiye kubona ko ngiye kuba nabishyira mu bikorwa, ngiye kuba nabakubita icyo bita behind the scenes y'iyi filime. Inzira musaba ku bantu muyikunda cyane, mbabwira ahantu ikinigwa ku buryo ushaka kudusura wahagera. Nyamuneka nta kindi kintu usabwa usibye gukana kuri subscribe, ubone nanjye nkazagutamo video imeze neza ndetse ndi kugenda nyitegura na editinga kugira ngo izaze imeze neza cyane. Yuko video izaba ari ndende cyane ku bantu rero mwiteguye kuyikurikirana, kuko ni video izaba ifite iminota igera kuri 40. Urumva ko ari video izaba iteguye neza ndetse izabirusha na zira zose baza bategura bababeshye bababwira ati bimeze gutya. Gusa ngiye nzagenda baganiza mbabwira buri umwe wese ukina muri no filime ndetse tunamwigira tunamuganiza tugira ibintu tumwibariza. Nyamuneka nimba kandi subscribe mumenye yuko nawe uzabasha kuba wabibona ndetse uzabasha kugenda usobanukirwa byinshi cyane, tuzagenda umenya byinshi utazi. Dore ko mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byagira biryoshye yalla mukomeze kugenda munyihangana, kuko nababwiye ko ibyuma byacu byanyagiwe, ibintu ntabwo bya bimeze neza, kuko muri kubona ko turi mu bihe by'imvura. Rero mikoro zacu zagize gutya ziranyagirwa, niyo mpamvu muri kuvuga ko muri kumva hari kugenda hazamo ibintu bigende bisaraye ukuntu. Ntabwo mikoro zacu zimeze neza, gusa nubwo zitameze neza ntitwabura kubaha filime, kuko iyo tutayisohoye mavuga ati ngo yabishe turi kubicisha irungu. Rero natwe twariyemeje turavuga ati uko byagenda kose, uko ibintu ibihe byaba biri bibi kose, tugomba kujya tubaha filime imeze neza ndetse tugomba kujya tugerageza tukabaha filime byibuze ifite ishusho wenda na sound iri kugerageza nubwo wenda ibyuma bitameze neza, ndetse turi kugerageza kuba twakemura icyo kibazo. Gusa mugiye kubona ko nono ibintu bigiye kuza bimeze neza, ndetse abantu bakomeje kuvuga ati sound ntago zimeze neza, sound ntago ziri kuvuga neza. Muraje mubone yuko ibintu tugiye kubishyira ku murongo. Nababwiye ko ibintu bitameze neza, ndetse nakomeje kugenda mbisegura mbabwira yuko ibyuma byanyagiwe rero mugerageze mu nyumve. Niyo mpamvu muri kumva ko iyo filime iri kuza ibintu bitameze neza, mukumva ko ari kugiza mutuntu kubuduha ku buryo bishimo komeje kugenda bavuga ati kuki amajwi atari kuza ameze neza. Mwagerageje mugashaka uburyo mubitekanika, gusa ndabagira babwire ko turi kubitekanika ndetse turi kugerageza kugira ngo tubashe kuba twagura ibindi. Gusa mu gihe bitari byaboneka mwihangane kweri mutwihangane, natwe ntago ari kwigwe n'ikirere cyabiteye n'imvura yabiteye, natwe ntago twabigize muri ari. Gusa uko byagenda kose tugomba kugenda tubaha filime imeze neza, ndetse kumba kugenda tubaha ibintu bikomeje kugenda biryoha. Mukomeje no kubona ko ibintu bikomeje kugenda bigeraho biryoshye cyane. Babwira ati rero ku bantu mwankurikiranye, ku muntu wakaye subscribe ndetse akaba akomeje kugenda yiyemeza kugenda nkurikirana umunsi ku munsi, ku muntu wateye comment ndetse no ku muntu wakanze kuri video akagerageza kuyireba niyo atateye comment akaba yakanze like, ndagira mubwire ko mukunda cyane kandi mbahoza ku mutima iteka mandi kubatekerezaho. Niyo mpamvu nanjye niyemeje kugenda baha ibintu bimeze neza, ndetse niyo mpamvu nanjye niyemeje kuvuga ati uko byagenda kose ngomba kuba nagera gutyo ubundi nkagera ahangaha nkababwira ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda. Mbabwira ko rero ari nangancoreje njye mwabanye kuri mikoro, ushatse wa Entertainment Blaze ni yajwe abanini kakajwe abaza bakubeshya ujye ubabwira ati reka nza ahantu bibera, nzaho ukuri nzi kwa MK, nzaho ibintu bizima babiri. Nyamuneka rero nawe ujye ugerageza ukane subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kujya bijyagenda neza cyane. Babwira ko rero nangancoreje. Ciao ciao. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera.